dusenge Pasiteri Bene na Mama Chance bari muri gahunda mu kanya cyangwa se deja bagiye. Mwami Yesu ubayobore mu rugendo bazagereye amahoro kandi uzabakoresha iby'ubutware. Turagukunda papa, niwe uzitanga umugisha w'urugendo nka ruriya, kandi nyuma yo gutanga ukuboko kwawe kwiza kubane nabo, uzabakoreshe binini, uzabakoreshe byinshi, ariko kandi byose biganisha kugira ngo izina ryawe rishimwe. Turabasengeye abashumba bacu n'abandi batateranye. Uragahanja kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Ubikurikiyeho ni muri Australia. Pastor, reka tubashimire. Murakoze cyane. Abantu batabazi naho mugiye. Jewe nitwa Serugo Ben, uyu nawe yitwa Chance ni madame. Tukaba dufasha urugendo tugiye muri Australia. Igitaramo mufite muri Australia kimeze gute, mwatangira mukibwira abantu? Ku rwacu ruhande turiteguye kandi twiteguye neza. Ibintu bimeze neza. Ariko uruhande rwa hariya uragahanja kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Ubikurikiyeho ni muri Australia. Pastor, reka tubashimire. Murakoze cyane. Abantu batabazi naho mugiye. Jewe nitwa Serugo Ben, uyu nawe yitwa Chance ni madame. Tukaba dufasha urugendo tugiye muri Australia. Igitaramo mufite muri Australia kimeze gute, mwatangira mukibwira abantu? Ku rwacu ruhande turiteguye kandi twiteguye neza. Ibintu bimeze neza. Ariko uruhande rwa hariya abantu dukorana nabo batubwira ko bimeze neza. Kandi ikiruta byose izari inzozi zacu zo gukora ibitaramo bitanishyuza n'amafaranga, nazo twabashije kuzigeraho. Ukuvuga ngo igitaramo kiri hariya ni free entry. Kuki kiriya gitaramo mwakigize ubuntu kandi harimo ubushobozi mwinshi mwagiye mushora? Yego. Ubundi muri Bibiliya nubwo dusanzwe dukora ibitaramo twishyuza, ariko nk'uko nabivuze inzozi zacu nuko tugomba kugera ku rwego tutishyuza ibitaramo, kugira ngo na wa wundi udashoboye, wa wundi udafite amafaranga nawe yinjire, cyangwa se na wa wundi utarabyumva ntabuzwe nuko twishyuje, ahubwo aze kuza nageramo anezerwe, narangiza asabane n'Imana atahe. Natwe izo ni inzozi zacu, kandi ndatekereza ko Imana nibidushoboza habe na hano mu Rwanda ibindi bitaramo byacu turasenga Imana kugira ngo izadushoboze nabyo bizajye biba ubuntu, byinjize buri wese amerewe neza, aguwe neza. Ariko muri Canada mwarishuje? Muri Canada twarishuje, ariko muri Canada twarabatumirwa. Uyu munsi wishuje no wadutumye muri ziriya state eshatu mugiye kugira ngo wazibwira abantu bakabasha kuzimenya. Tuzakora igitaramo cya mbere muri state ni Queensland, ariko mu mujyi wa Brisbane niho tuzakorera igitaramo ku cyumweru ngo ku itariki 16. Hanyuma ku itariki 20 tuzakorera Sydney. Ku itariki 26 dukorera hitwa Wodonga muri Victoria. Hanyuma ku itariki 3 tuzagaruka n'ubundi Brisbane, ari naho tuzasoreza tugaruka. Pastor, ejo bundi ubwo wavaga Canada mwasohoye indirimbo, ese ubu ngubu mugiye Australia bwo hari indi mwakoze? Harya twasohoye abagenzi. Uyu munsi mwakoze iyi? Twasohoye abagenzi turimo tugaruka. Uyu munsi menya turi bubahe abagaruka. Uyu munsi menya tubaha abagaruka. Okay, mu by'ukuri dukurikije ibyo twateguraga, ejo hashize twari kuba twashize indirimbo hanze. Irasohoka mu kanya bariko tubyitega. Sindi bubizeze kubera ko habaye akabazo kari tekinike katumye itabasha gusohoka, ariko ndatekereza ko nko muri iki cyumweru iraba yasohotse. Aba Australia babitega iki? Yo muri Australia ntihigeze hava Ben na Chance. Ni
ni ukuvuga ngo bitege umwihariko wa Ben na Chance. Katubaze Chance gato, uyu mwaka kuri mwe n'umuryango wanyu usobanuye iki? Umwaka w'umugisha ku muryango wacu natwe ubwacu. Uyu mwaka nibwo uwo mwaka dukoze ibitaramo bibiri hanze ya Afurika. Urumva ko umwaka mwiza kuri twebwe, ibyo twifuzaga turimo turabigeraho. Agira ngo nkubaze, ubwo muheruka kwa Poso Mignone mwagize gutyo yamubwira Tracy na Helene inka, iriya nka isobanuye iki? Komeza. Reka kibasumba ayetubwira. Twabaye gift y'inka ko twayifurije kumera nk'uko tumeze. Uyu munsi wababwira iki uramuryango? Ariko rero abantu ntibabyumve nabi, si ukumenya ko tumeze kubera ku izina oya, kuko bashobora kuba banaturusha mu bundi buryo. Hari ibyiza twabifurije. Murabizi. Twabifurije ibyiza bindi. Agira ngo mbaze Pastor Ben, uyu munsi kuba muri kugenda gutya bimeze gute, mubyiyumvamo gute? Biraryoshye nk'uko yabivuze, biranezeza mu by'ukuri. Ikintu kinezeza cya mbere ni ukubona mpagurutse i Kigali ngiye ahantu kure, ariko ntagiye muri gahunda z'umuryango. Uyu mwaka muzagaruka? Arya si wowe wambajije ikibazo kandi ubushize menya ari wowe. Ubushize mwarambwiye ngo tugiye muri Canada ngo ntituzagaruka, hanyuma tubapuruvinga wrong. Ni ukuba rero n'ubu nabwo turababwira ko tuzagaruka, kuko turi ababyeyi b'abana, dusize abana, tugomba kugaruka kubareba kandi nta mpamvu turabona yatuma dutura. Chance namubaza ikibazo niba biteguye. Pastor Ben ku bwanjye ni umwanditsi mwiza, ni n'umuririmbyi mwiza. Ufite Ben bisobanuye iki kuri wowe? Bisobanuye ikintu gikomeye, mfite byose. Ni byose mu buzima bwanjye. Nk'umuntu wasobanurira ute noneho nk'umuntu utazi Ben, weho murahorana buri gihe? Rero kumusobanurira umuntu utamuzi, sinzi ko yamusobanukirwa neza nk'uko mu magambo make navuga. Uyu mugabo ni umugabo uvuga ngo nifuzaga mu buzima ku buryo nawe niba wamenya ko wifuza umugabo mwiza uzasaba Imana guha umugabo nkawe. Pastor weho Chance ni umuntu umeze ute kuri wowe? Ni umuntu untera unezeza buri gihe, untera ibyishimo. Iyo turi kumwe mba numva nta mushiya mfite, mba numva ntamerewe nabi, mba numva merewe neza. Uyu munsi ukunda kumuhamagara Kibasumba, izina abantu benshi bari kugenda babakoperaho cyane. Riza gute? Abandi batangiye kwita Kibasumba, ariko umuntu wese kuri mugenzi we ni Kibasumba. Ushatse bamwita Kibasumba, ni ukuvuga ndavuga umugabo yakwita umugore we Kibasumba, yanamwita n'ibindi nka kwa kundi tujya tuyita Sheri, Darling, ibintu byinshi. Nyuma ya Canada twitega iki? Nyuma ya Australia twitega iki? Nyuma ya Australia tuzaza turuhuke, dukora ivugabutumwa ry'ahangaha mu gihugu n'ahandi hafi ahangaha, ariko tubaha n'indirimbo nyinshi. Ubu dufite umushinga wo gukora indirimbo nyinshi. Mutuhe gato kuri Zaburi ariyo tuba mugiye gukora muri kiriya gihugu cya Australia. Akapera gato. Uraganja kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza azura ibyanjye byapfuye bibaho. Ibikurikiyeho ni muri Australia. Pastor reka tubashimire. Murakoze cyane. Yesu abamugisha, turabakunda. Nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi Yesu tarabanura araza azura ibyanjye byavuye bibaho. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi bataba. Maze Yesu tarabanura ku butoni, araza azura ibyanjye
udusezero kandi mfite amasezerano atabarika nahoraga ndakuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi Yesu ntarabanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye bibaho igira hino hari abantu muri mwebwe bigeze kuba abavumvyi none Yesu ntiyahinduye amateka kariya gacariya hafi bose babayeho abavumvyi ahangaha hari abantu babayeho abavumvyi ni bose nahoraga njya kuvumba tarebera mu madirishya abandi batamba Yesu utarobanura ku butoni asura ibyanjye by'amasure nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi tarebera mu madirishya nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi Yesu ntarabanura araza azura ibyanjye byavuye bibaho nahoraga ndakuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi batamba aza Yesu ntarabanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi nahoraga njya kuvuza amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi Yesu ntarabanura araza azura ibyanjye byavuye bibaho nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi batamba aza Yesu ntarabanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye kandi mfite amasezerano atabarika nahoraga ndakuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi Yesu ntarabanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye bibaho
nawe igira hino papa igira hino Christian igira hino hari abantu muri mwebwe bigeze kuba abavumvyi none Yesu ntiyahinduye amateka kariya gacariya hafi bose babayeho abavumvyi ahangaha hari abantu babayeho abavumvyi ni bose nahoraga njya kuvumba tarebera mu madirishya abandi batamba Yesu tarobanura ku butare Asura ibyanjye byavuye bibaho. nahoraga
ongeraho umugisha utanga wuzuye nta mubabaro wongeraho inyoni zarose mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye inyoni zarorotse mu kirere amafi yo mu nyanja yaragwiriye birasa ko bikunda kurusha umuntu bigatuma uzimera birasa ko bikunda kurusha umuntu bigatuma uzimera birasa ko bikunda kurusha umuntu bigatuma Hello.